mu byumweru bibiri bitambutse baratubwiraga ngo ufite amatwi niyumve, ariko iki cyumweru batubwiye ngo ibyo mwabyumvise. Na mbere ndahera ku ivanjiri yo itubwira ko nta kintu cyaruta ingoma y'ijuru. Ibyo dutunze byose twakwemera tukabigurisha tukabitanga, ariko tukabona ingoma y'ijuru. Ibyo dutunze rero hanini ni ukureka imyitwarire yacu idajyanye n'umuco ya gikristo. Ntahanye isomo ryo gusaba neza. Umwami Salomo yari afite gusaba ibintu byinshi bitandukanye dukenera muri ubu buzima, ariko asaba ubwenge ndetse no bushishozi. Icyanyubatse rero ni ukumenya gusaba icyiza, ubwenge n'ubushishozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Umukristo rero utabashe kuza uyu munsi yahombye cyane, ndetse namushikishikariza aho yashobora gusoma uyu munsi. Nitwa Gisagara Jean Claude, nkaba mba mu muryango remezo wa Sebonifasi, nkaba mbarizwa muri mpuza ya Kamukobwa. Kuri uyu munsi w'icyumweru cya 17, ese ni iki wowe utahanye? Ikintu ntahanye ndahera ku mwami Salomoni. Mwami Salomoni yasabye ibintu byinshi, yasabye ibintu byiza, kandi we yari afite byinshi, ariko nawe bagira icyo bamubaza, kuko hejuru ye hari undi muntu, hejuru ye hari Imana, nayo iramubwira turashaka iki. Asaba ubwenge n'ubuhanga. Mu byumweru bibiri bitambutse baratubwiraga ngo ufite amatwi niyumve, ariko iki cyumweru batubwiye ngo ibyo mwabyumvise. Rero nanjye ikintu ntahanye cya mbere ni uko ibyo nabyumvise abongeye kubishyira mu bikorwa. Nitwa Nsengiyumva Justin, nkaba ndi umukristo wo mu mpuzamuryango remezo ya Karambo Rwabutenge, umuryango remezo mutagatifu Yosefu yo muri paruwasi ya Saint Joseph Gahanga. Kuri iki cyumweru cya 17 gisanzwe, we nk'umukristo wasengeye muri paruwasi ya Gahanga Saint Joseph, utahanye iki? Na mbere ndahera ku ivanjiri yo itubwira ko nta kintu cyaruta ingoma y'ijuru. Ibyo dutunze byose twakwemera tukabigurisha tukabitanga, ariko tukabona ingoma y'ijuru. Ibyo dutunze rero hanini ni ukureka imyitwarire yacu idajyanye n'umuco ya gikristo, itaduhesha imbaraga cyangwa itaduhesha ikuzo imbere y'Imana, tukabitujugunya byose, ahubwo dugaharanira ingoma y'ijuru. Hanyuma kandi ikindi ni ukumenya gusaba no gusenga nka Salomoni, tukamenya gusaba ibikwiye, kuko ibindi byose dusaba iyo twamenye gusaba ibikwiye, Nyagasani ibindi byose bitwongereraho. Nitwa Nakure Winifride, aba ndi umukristo uturuka mu mpuzamuryango remezo ya Kamukobwa, umuryango remezo wa Sebonifasi, paruwasi Gahanga. Urakoze cyane. Kuri iki cyumweru cya 17 gisanzwe utahanye iki? Kuri iki cyumweru cya 17 gisanzwe ntahanye isomo ryo gusaba neza. Umwami Salomo yari afite gusaba ibintu byinshi bitandukanye dukenera muri ubu buzima, ariko asaba ubwenge ndetse no bushishozi. Icyanyubatse rero ni ukumenya gusaba icyiza, ubwenge n'ubushishozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Ikindi mu ivanjiri batubwiye ibyiza by'ingoma y'ijuru, ko ingoma y'ijuru idakwiye kugereranywa n'ibindi bintu byose dufite hano mu isi, ko ari y'agaciro gakomeye. Ikindi nungukiyemo, bavuze ko bagurishije ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo babone ingoma y'ijuru. Nungukiyemo rero ko dukwiye kugurisha ya myitwarire mibi dufite, cyangwa se kuyita, kugira ngo tubashe kuronka ingoma y'ijuru. Urugero: ubusinzi, ubusambanyi,
ubugome ubuhemu n'ibindi byinshi bitandukanye. Murakoze. Nitwa Ildefonse Musoni, nkaba ntuye mu mpuzamiryango remezo ya Karambo Rwabutenge, umuryango remezo Saint Joseph. Kuri iki cyumweru cya 17 ntahanye n'ikintu kimwe cy'ingenzi, gusaba kumenya gusaba igikwiye. Gusaba igikwiye ni ugusaba icyagirira roho yanjye akamaro na roho z'abandi. Umukristo wese waje kwitaba mu cyambo cya misa akwiye gutanga ubutumwa cye mu bo asanze mu rugo n'uburyo yabitwara. Ubutumwa naha abo nsanze mu rugo, icya mbere na mbere ni ugutanga amahoro. Kuri iki cyumweru cya 17 wowe nk'umukristo wasengeye muri paruwasi Saint Joseph Gahanga utahanye iki? Ibyo nanye ni byinshi, cyane cyane ku isomo rya mbere ryasabaga ritubwira gusaba neza. Ngiye nk'icyo nasaba cyane cyane kumenya icyo nkwiye gukora. Kumenya icyo nkwiye gukora nkanjye umuntu, ese icyo nkwiye gukora ni igiki kugira ngo nubahirize, menye ko Imana nayubashye cyangwa nayikoreye icyo ishaka. Ikindi impe n'inzira nacamo kugira ngo nkore icyo ishaka. Ibindi byo umwana wayubashye, umwana wubashye umubyeyi ntacyo umubyeyi yamwima. Nitwa Niyomugaba Gode, nkaba nturuka mu muryango remezo wa Mutagatifu Bonifasi mu mpuzamiryango remezo ya Kamukobwa. Yego, ukaba usengera muri paruwase ya Gahanga. Yego. Noneho uratubwira kuri iki cyumweru cya 17 gisanzwe utahanye iki? Kuri iki cyumweru cya 17 gisanzwe icyo ntahanye nuko dukwiriye kumenya gusaba neza. Dufatiye ku rugero rw'umwami Salomoni, uburyo yasabye kubasha kugira ubushishozi ndetse n'ubwenge. Iryo jambo ryanyubatse cyane, nicyo ntanye uyu munsi, kugira ngo kumenya gushishoza ndetse n'ubwenge bibashe kudushoboza gusaba n'ingoma y'ijuru. Murakoze. Ese ni iki umukristo utaje gusenga ku cyumweru cya 17 yaba yahombye nyine wewe wakiriye mu ivanjiri y'uyu munsi? Yego, ivanjiri y'uyu munsi yadukumbuzaga ko ingoma y'ijuru igereranywa, baduha ingero nyinshi cyane. Umukristo rero utabashe kuza uyu munsi yahombye cyane, ndetse namushikishikarizaho yashobora gusoma uyu munsi mu ivanjiri y'Amatayo y'uyu munsi, kuko yaba yahombye kuba atabashe kwagira uyu munsi.
tuzarangiza